nk'uko twabivuze rero mwa bantu mwe bamwe bakatwita abasazi bakagira ngo twe turababeshya kandi tuba twabahaye amakuru ariyo. Ubu noneho igihari ni uko amakuru ari gucaracara nk'uko mwagiye bibona mu tuvidewo, ni uko M23 ubu noneho yamaze gufata bya bice byo mu majyepfo. Ubu imaze gufata ikibuga cy'indege bidasubirwaho cya Kavumu nk'uko mwabibonye. Batangiye no kwifotoreza bafata amafoto mwabyiyumviye, banishimira intwaro kandi bongeye kwambura ingabo za FARDC zifatanyije n'iz'u Burundi. Ikindi rero ubu ngubu kiri kuba noneho nk'uko mwagiye mubibona ni uko abasirikare ba FARDC batangiye guparika n'ubundi ibyo bari bafite bimwe na bimwe, bakiruka bakigenda bakavuga ati urugamba rwose n'ubundi ruratunaniye. Mwagiye mubona uburyo ki bari kwirukanka. Ikindi gihari ubu ngubu noneho n'imfungwa nazo zari ziri muri gereza ya Bukavu nazo zatangiye kwisuganya kugira ngo nazo niruza gukoma ruzize gutoroka zigendere. Ntimwabura kandi kumenya ko abaturage bo bakomeje guhunga, benshi bakomeje guta ibyabo nyine ahari imirwano aho kugenda yerekeza, bagahunga nyine, bamwe bari guhungira mu bice bitandukanye bitarimo intambara. Ariko ijyanye n'uko nyine M23 yo rwose ibice by'ibanze yakomeje kubyigarurira. Ikindi kandi mwibuke ko bashaka ko babanza bagafata ikibuga cy'indege kuko kugira ngo babashe kubana cyangwa se gufunga nyine hashobora kunyura ibikoresho byasubira cyangwa byabasha kubarwanya. Ikindi mukwiye kumenya ni uko ingabo z'i Burundi zimwe zo zagize ubwoba, ziravuga ati rero ibi bintu birakaze ntabwo twe twabishobora, reka twigendere duhunge. Zirashwekura, bya bindi bita gushwekura mu kinyarwanda, zirigendera. Ntawamenya nimba ubu zitageze kwa Evariste, zishobora kuba zasubiyeyo cyangwa se zikaba ziri kubunda zihisha ahantu. Ariko n'ubundi imirwano yo ubu ngubu iracyakomeje, ntawe ibi tubabwira iracyakomeje. Amasasu aracyumvikana mu bice bimwe na bimwe, ariko kandi ari nako nyine M23 ikomeza kwavansa isatira nyine ibyo bice kugira ngo ibyigarure neza byuzuye. Ikindi ni uko aho bageze abaturage bishimye rwose, bameze neza cyane ndetse bidasanzwe, bitewe n'uko icyo bashakaga nyine deja bamaze kukigeraho. Abaturage bavuga ati rero murakaza neza, nimuze muturinde, ati kuko n'ubundi bo byarabiyoboreye, ntacyo bafite cyo kutubwira, bo byarabakanze. Ubwo rero ni uko imirwano ikomeje kumera, imirwano ikomeje gukara mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ubwo abaturage bane nabo bagize ubwoba ni abaturage batuye mu mujyi wa Bukavu, nabo isaha n'isaha bashobora guhunga iyi mirwano, ndetse bamwe biri kuvuga ko ngo bamaze gutangira no kugera mu bice by'u Rwanda, ibice bimwe na bimwe u Rwanda ruherereyemo, no kuvuga mu turere twa Rusizi ndetse na za Nyamasheke. Ngo abagwizatungo bafite amafaranga yabo batangiye kwimuka, ni naho bari kwirarira kugira ngo nyine umutekano wabo ube wizewe neza cyane. Iyi ntambara rero umuntu wese yakibaza ngo ariko ubundi bizarangira gute, ariko nta bidasanzwe nyine bihari, usibye ko kiza kitagomba kumanika amaboko akemera nyine inzira y'ibiganiro, akaganira na M23, nubwo we yihagarara akavuga ko atakigera aganira ngo n'inyeshyamba cyangwa se n'umwanzi, ariko niho byototera bishyira, kuko natabikora n'ubundi nta kizakunda, ntacyo azishorera. Inama ihari cyangwa yagirwa n'amahanga ni uko we yavuga ati abahungu baturusha imirwano, reka tumanike maze twemere. Ni intambara rero ikomeje, ariko uko amasaha agenda ashira byose turagenda tubikurikirana, tubishyira akantu ku kandi. Mwebwe mukomeze mukore subscribe kuri The Moon TV Official. Amakuru ndababwira ngo turi hafi ya Bukavu, turakomeza kubikurikirana kandi turayabahera ku gihe tutabatengushye, turajya tubaha amakuru atariho ivumbi kabisa.